hari abanyamakuru simbizi ariko mbere yo kuvuga ikintu umuntu yakagiye abanza agatekereza. Umuntu yakagiye abanza agatekereza akareba. Ngewe reka nkubwize ukuri. Aho kuvuga ibintu biryoheye amatwi y'abantu kugira ngo nigwizeho abafana. Aho kuvuga ibintu biryoheye amatwi y'abantu kugira ngo abafana bankurikire. Aho kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo byo kubeshya no kwirukana abantu no kwipendekeza no kwiyerekana kuri umuntu mwiza kugira ngo abafana bagukunde. Kukura visa ugakubita leta ukavuga bafana ni benshi, ibyo bintu ngewe reka nkubwize ukuri niyo nta numwe waza ariko nkavugisha ukuri. Kandi narabibabwiye abafana nk'abo ngabo bagendera mu Kigali, abafana nk'abo ngabo bumva ngo badashaka kuvuga ikipe yabo n'ibibazo birimo, abo bafana muzajya aho ngaho ariko final bizaza bizi ibibazo bibagere. Bigaragara ko mwapfunyikiwe. Na APR yarapfunyikiwe ikibiribiri kandi bayisesaga ko bazayizanira abakinnyi bakomeye. Naho ibyo kwivuga imyato ngo twebwe ngo turi abantu bakomeye ngo ninde ngo ukabona umuntu ari komanga ngo ninde wangura ngo wangurisha iki ngo na amafaranga ngahe wama. My friend, abantu bose benshi twarakoranye nge ndabazi. Ntago rero waza ngo mbwire ngo wikarakase ngo na amafaranga ngahe ngo nagurwa ngo ni ngahe wampa. Ngewe ndakubwiye abantu twarakoranye. Twarakoranye nge ndabizi. Ubwo rero ngewe rwose reka mubwize ukuri cyangwa se mbabwize ukuri ubwo mbwira ariyumva. Nubwa mbere n'ubwa nyuma numvishe izina ryanjye mu kiganiro. Ubwa mbere njya kuvuga warampamagaye nditaba, wantumyeho abantu ugira ngo babimbwire barabimbwira, ndaza mvuga ibyo mvuga. Nanone urabona ko watangiye kumpamagara. Ubwo rero ngewe sina mujadara. Ntago abaswari no bavuga ngo akimwaga ugari mwaga mboga. Hari ibintu byinshi nzimba ngewe ni byinshi. Abo bantu bose hafi ya bose turaziranye n'amabanga ya ndani na buri kintu cyose. Ubwo rero ngewe nta zina ryanjye nshaka hariya, nta zina ryanjye. Urumva ngewe naraje nkuvugaho kuko wari wantumyeho untumaho abantu ubamvugaho ibintu bibi. Byari ngombwa ko nsa byibura kugira ngo ngire mawiri matatu ntangaza kugira ngo abantu babimenye. So ngewe rero nta zina ryanjye rwose nshaka mu kiganiro cyanyu, nta zina ryanjye nshaka kuri radio yanyu, kuri radio yawe. Iyo ni mutakereyo, ni muvugereyo, ni mucabiranye ibyo mucabiranya. Ngewe izina rya Taifa rwose Staki rawama na mtu. Sinshaka ko hari umuntu uzagenda ngo atangire kunshira hirawama ngo Taifa ngo gutya na gutya ngo wubahutse umuntu gutya na gutya. Ibyo simbikeneye, ibyo simbishaka. Genda shaka kubana n'abantu bose neza. Urumva nta muntu ushaka kubana nawe nabi, ariko nanone sinshaka kumva izina ryanjye mu kiganiro rigenda rigarukamo. No kuza ngiye kugira ngo mvuge kuri kiriya nuko wantumyeho sinshura imwe. Abantu babimbwi barenga 10 barenga 10 nabangaye. Urumva ibyo rero ngewe ntago nje ngira ibintu by'uburyarya. Nta mufana nkorera ngaze. Ibyo twakoze mu mupira w'amaguru abantu bose nagiye mvugira, abantu bose ibyo twavuze tukagira gute ntago nabavugiraga mu zindi nyungu. Uno kuva mbere mvuga Sadati ni umuntu w'umugabo. Sadati ni umuntu utabeshya. Sadati ntababeshye. Umuntu wese ushaka azamwegere amubaza ati Taifa bihagaze gute. Ngewe umuntu urengana wese mba ndi ku ruhande rwe. Umuntu urengana wese mba ndi ku ruhande rwe. N'umuntu wese uburengana anyereka proof, anyereka buri kintu cyose, ageze ngenzaza muburane kuko umuntu urengana ngewe sinjya mbikunda. Ariko nujya kurenganya umuntu cyangwa ukavuga ngo abazamvugira, ngewe narabibabwiye hakiri kare. Buriya kambabwiza ukuri, nakoranye na Regis igihe kuri studio dukorana igihe kinini.
muri bukasaga yageze kuba turanatukana kuri mikoro pe. Ariko buriya Regis ukuntu ateye ukuntu kwihariye. Regis ashobora kuza akavuga gutya na gutya na gutya na gutya, ariko ntago ashobora kuza ngaburanire umuntu uri mu manyanga cyangwa se yerekana ibintu nk'ibyo ngacabe reka nukuvuga ngo niba ushaka ashobora kuza akavuga ati gutya na gutya, ariko hari na fact, hari n'ibintu cyangwa se akanakureka, kuko ngiye hari n'igihe twajyaga dutongana kuri mikoro avuga dogori, ngiye nkavuga inti dogori ntabye, tukavugana gutyo twarangiza umwe agataha n'undi agataha kandi ntitugirane ikibazo. Ariko tinya umuntu ujya kuri mikoro akavuga ati ndababujije umuntu uzongera kuvuga iki kintu niki, noneho nurangiza uvuge ngo uwo muntu ngo nta marupurupu ngo afite mu ikipe, ngo hana marupurupu. Tujye tuvugisha ukuri. Nubu nabigarukaho, ntago nzaza ngo mvugereyo neza ngo kugira ngo mbone abakunzi bayo benshi, ifite abafana benshi pe, muzanabibona batumbagire, baze bagukurikire, baze bagire gute. Nge narabivuze ngo iyi channel ntago nayishyiriyeho ngo mbone iki, niyo baza ari batatu, ariko ngewe mbashaka ahantu mvugira ibintu byanjye at least nanjye nkinigura. Urumva? Naho ibintu byo kuza ngo mvuge neza ngo mbona abafana se nimfa nzajyana nabo kaburi. Cyangwa imibare imaziki. Kubona imibare tumbagira, imibare ishobora kuziga tumbagira. Iyo mibare se umufana azaza kubwira ngo turagukunda ngo niki byose, ariko umunsi wahavuye ntuzongera no kumwumva, azaza hamagara ngo rimwe mu kwezi ngo ariko kanaka yagiye he. Nuko bimeze. Urumva? Naho ibyo umufana gutuma wica kariyeri yawe, abantu bose bagatangira kukubona, aho unyuze abantu bose bagatangira kuvuga ngo ibi nibi, aho uciye abantu bagatangira kuvuga ngo ibi nibi. Afazari mvuga kuri mbone babiri. Numvisha umuntu avuga ngo ariko se ngo abo ngabo ngo baba bafite abantu ngo bangahe ngo babakurikira, ngo abantu ngo urajya guterana amagambo n'abantu bafite abantu ngo 100 ngo babakurikira. Ariko ngenda seka ngatembagara nk'ubwo aho utaraza aho ngaho aho wakurikiranaga saba barengaga 15 bantu utekereza ahantu wavuye n'abagukurikiranaga, none se aho nuko hateye imbere. Abo bose bari aho ngaho tugikora kuri fayini cyangwa tugikora he, iyo twirirwaga tuvuga Etenseri benshi ngo aho muri icyo gikundi mutararyoyininga, iyo twavugaga ngo Etenseri muragira ngo twabaga tuvuga iki? Abo bose nibakambakambaga. Mwebwe nyine ni muze murye kuri ntuza muvuge ngo abafana ngo nibiki batumbaje, ni mubabwira ibyiza, ariko umunsi bizaripuka bakajya kubona bakabona birimo birawaya imitutu bazayigeuza. Mbe mbibabwiye cyangwa se erega hari ingero nyinshi nako ibyo reka tubyihorere, ariko tuwe wa kweli, tureke kubeshyanya, tureke kugira gute, twe gutiyara wa muwishaka gufata abandi bantu bakandamiza cyangwa icyo bavuga wumve katari cyo, kugira ngo ahubwo wujujijishe. Narabibabwiye, twabivuze hakiri kare, umuntu nashaka zanyange, ariko abo basaza muri iyo sport n'ubu nabisubiramo. Ndabubaha, sinaza ngo ngira umuntu wenda ngira gute, ndabubaha rwose, benshi nabakire, ariko amafaranga yabo ntago bayarekura. Ni nayo mpamvu rero mvuga ni babeshya bareyo, babeshya abantu bose, kuko nibibazo n'ubu agahenge bafite na agahenge ko gutsinda. Ejo bundi batsinda Muhazi, iyo batayitsinda ubu bari ibindi niko gahenge barimo kugenderaho. Ariko ukuntu baje bavuga n'iki byose barabeshye, kandi mu babeshya abantu harimo nabo bapampe bose barimo babwira abantu ko bazaza nibaza bazazana miliyoni 500. Ngero nibyo nashaka kuvuga rwose. Soreza kuri APR, icyo nabwira ubuyobozi bwa APR nibadufashe. Amakuru mfite nuko abapampe bongeye bakazura umugara, nuko abapampe aribo bajya mu